Yego Beat. Oya sinakubeshya ngo n'Imana yakunyeretse, ndetse nta n'umuhanuzi wampanuriye kugukunda. N'umutima wanjye waguciye iryera kuva ubwo umbuza amahwemo. Uti nuriya nta wundi ukwiye kuza abwira aya magambo. Uti ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye, ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye, ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe. Ubanza kuko ari rukundo waganirije umutima wanjye, kuko kuva twahura nta na rimwe ndigera numva nzarambirwa. Buri munsi nge ngukunda ahari ubwa mbere nkubonye. Buri segonda buri munota ngukunda nkutazongera kukubona. Ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye, ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye, ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe. Yego Beat. Buri munsi nge ngukunda ahari ubwa mbere nkubonye. Buri segonda buri munota ngukunda nkutazongera kukubona. Ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye, ni wowe kara ko mu mara yanjye, ni wowe kagufa ko mu magufa yanjye, ni wowe ni wowe ni wowe burya nkubona umunsi wa mbere nabaye nk'ubonekewe. Nahise ntungurwa ku buryo bukomeye n'ubwiza wifitiye. Nacitse intege kuko abaguhururira ari uruhuri, bose bakaza bagana aho uri. Byaransonze mbura aho mpera ngo nkubwire ijambo. Nkiri mu rujijo ubu uraje uti ndagukunda. Kuva uwo mwanya nafashe icyemezo cyo kukwimariramo no kugukunda kugeza ku ndunduro. Erega ni wowe gusa nzakunda kugeza ku ndunduro. Mu mutima wanjye uzahora uwa mbere kugeza ku ndunduro. Yaba ubabaye cyangwa unezerewe ndahari kugeza ku ndunduro. Oh yeah, nzagukunda kugeza ku ndunduro.
kubigenza ngo nishime, niyo mpamvu tuzahora twicaranye nk'ipfundo. N'ijwi rirenga reka mbivuge ubugira kenshi, ko nta n'umwe uteze kugusimbura mu bwenge bwanjye. Kubw'izo mpamvu, kubw'ibyo byose, niyemeje kugukunda by'ukuri kugeza ku ndunduro. Erega ni wowe gusa nzakunda kugeza ku ndunduro, mu mutima wanjye uzahora uwa mbere kugeza ku ndunduro. Yaba ubabaye cyangwa unezerewe ndahari kugeza ku ndunduro. Oh yeah, nzagukunda kugeza ku ndunduro. Erega ni wowe gusa nzakunda kugeza ku ndunduro, mu mutima wanjye uzahora uwa mbere kugeza ku ndunduro. Yaba ubabaye cyangwa unezerewe ndahari kugeza ku ndunduro. Oh yeah, nzagukunda kugeza. Uyu umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, tugushimiye ko ari wowe wateguye uyu munsi ko tuba turi hano, izina ryawe nirishimwe. Mana igira neza rero, tugushimiye ko warinze abashyitsi ukaba wagejeje hano amahoro, kandi tugushimiye ko warinze n'abasangwa nabo bakaba bagejeje kuri aya masaha, twese turi amahoro, izina ryawe nirishimwe. Data mwiza rero, uyu mwanya turaguhamagaye kugira ngo uzube hagati yacu, gahunda zose zigiye gukorerwa ahantu tuzisize mu maboko yawe kugira ngo ziyoborwe nawe. Mwaye Imana, ibikorwa byose byo guhesha icyubahiro, turirukana imigambi ya Satani kuri twe. Databuja mwiza, ingabo z'umwijima zirukana mu izina ryawe, ahubwo duhamagaye umwuka wawe wera kugira ngo adushoboze, kandi ingabo zawe zo mu ijuru zimanukire kuturinda. Ngaho bana natwe rero tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwana wacu, amen. Mwicare Mana, twakirira abashyitsi, turushaho gukomeza kugubwa neza kuri uyu munsi. Yaramusabye aramukwa mutezane gikumwe. Imyiteguro
Murakoze cyane, reka tubashimire ko ari kubaha amashyi menshi. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nyuma umunsi mukuru wacu, turi mu birori byo kwishimira umwana wacu ubaze kwifatanya natwe muri uyu munsi mukuru wo gushima Imana. Bahageze, nagira ngo rero sabe nyakubahwa mubyeyi wacu mu byubahiro byanyu mubakire, mubahe ikaze muri uyu munsi mukuru kugira ngo dukomeze ibyishimo byacu dushima Imana ko Uwera yarangije kwiga kaminuza. Nk'uko umuntu twatoranije kuyobora iyi gahunda atanga amagambo abivuze, turi mu munsi mukuru kandi wo muri uru rugo, kandi uyu munsi mukuru ni byiza cyane yuko twagombye kuwutumiramo n'abavandimwe kugira ngo baze gufatanya natwe muri uyu munsi mukuru. Nagira ngo rero umushyitsi mukuru waje ari ayoboye abashyitsi kugira ngo aze n'umututsi. Baheruka kera, abona mwaramaze mwameze n'uruhara, abantu bafite uruhara baba ari abakungu cyane. Banshimwe, uyu mwanya rero turanezerewe kugira ngo tubane namwe muri ibi birori, hanyuma tubahaye ikaze, mwicare mugwe neza, kandi ibintu byose biri ahangaha turabifatanya, turabisangira, kandi niko biri bubagwe neza rwose. Hanyuma rero hari umwana w'umukobwa hano, umwari, agira ngo adufungurire, hanyuma wica akanyota kuko muri urugendo wageze ni rurerure cyane. Aya mafunguro rero nagira ngo uyu mwana w'umukobwa nayasengere kugira ngo bigende neza mu rugo rw'abakristo. Nta kintu cyakorwa tutagisabye Imana ngo ikiduhe kandi gihene n'umugisha. Reka rero ngira ngo ni agatobe, ndabizi ko Yesu yagukijije, kandi aka ngaka niko gatobe inzara, ngira ngo atugereho twese. Hanyuma murakoze cyane rwose, reka tubahe amashyi, tubashimire kubaha amashyi cyane rwose. Abashyitsi bacu rwose bakomeje kumbwira batari ko Izeze yatwakiriye, twaguwe neza, tumeze neza,
ariko turifuza kugirana ikiganiro. Nyakubahwa nagira ngo mbasabe rwose mubemerere muganire. Abashyitsi bacu mwe ngo ni karibu, ntacyo yabima rwose, umwanya arawubemereye kugira ngo mubashe kuganira mugezeho icyo mwifuza kumugezaho. Muzehe Ezekiya, kanonge mpaguruke tuvane mu byano. Bahita wa muntu bajya bavuga ngo wenda gushira inkuma ariko ntabwo nabishize, kuko bavuga ngo ushize inkuma yewe yatangiye. Rero njyewe ntabwo nabishize neza, ahubwo maze gusa n'utuje twanejejwe n'ikaze mwaduhaye hano mu muryango wanyu. Bishimye cyane n'uyu muryango twaje tuzamenye, kandi umuryango wacu natwe tumeze neza hariya mu kagari k'Umukamba. Imvura iragwa rwose nta kibazo, kandi ndabona namwe ikirere kimeze neza cyane. Rero n'ubundi amazina ni yandi ntiyahindutse, Imbarubukeye Innocent. Cyakora mwabonye uruhara rwo rwagiye ruza, aho duherukanira ntirwari rwaze neza ariko urugendo ruza. Rero turashima Imana mu muryango w'iwacu, hariya mu muryango wacu uko ntawiyahura Abudoni. Murabizi ko dusanzwe twese twuzuzanya n'uyu muryango wanyu. Ubutumire rero bw'ibirori by'Uwera twarabubonye, rero twumva tugomba no kwitabira. Rero nagira ngo hari umwana w'umukobwa hariya waje antwaje, nagira ngo yigire hafi hano anyegere. Ntabwo naza gutyo kandi nzi ko mufite ibirori. Ni byiza ko tuza gufatanya, ni intwererano twaje tuzanye kugira ngo tuze gukomeza dusabana mu birori byacu byanyu ari nabyo byacu. Rero hariya mu kagari k'Umukamba ubuki twavuze ati ni ngombwa ko ubwo dufite ubutumire dukwiye no gushaka ubuki rwose tugatanga iterero muri biriya birori. Munyemerere mwakire intwererano n'ibi birori by'Uwera. Imana ibahe umugisha. Tubashimire rwose abashyitsi bacu baje kudutwerera. Rero ko dusanzwe dusabana. Rero n'ubundi numvise ari igitaramo gikubiyemo gushima Imana, nishimira imirimo n'ibitangaza Imana yagiye ikora cyane ku Uwera. Yagiye imukorera byinshi cyane. Nabonye hari n'abaririmbyi bishimye cyane, nabonyemo harimo n'abanyamwuka baranerekwa. Rero twanezerewe cyane natwe turi hano. Rero natwe nk'abitabiriye ibirori ibyo ari byo byose, ahantu abantu bari gushima Imana hari n'igihe n'abantu ntabwo babura n'ibindi byifuzo baba bari buze kwerekana. Hari ibyifuzo bikemurwa n'Imana, hakaba n'ibindi byifuzo binashobora no gukemurwa n'abantu bari aho ngaho. Rero muraza kutubwirira uriya muyobozi wanyu wa gahunda ko yaza kugira igihe natwe akaza kudushyira mu ngingo mwateguye, akaza kudushyira mu ngingo y'icyifuzo cyacu, ngo nimba tuza gufatanya kugisengera, nimba muza kuza kukidufashaho, ubwo turaza kugenda tubireba muri gahunda uko mwayiteguye. Muze gushyiraho umwanya natwe hari icyifuzo tuzi kugira ngo tuze kugenda twuzuzanya, kuko ngira ngo abana b'Imana iyo bateranye icyubahiro cyayo kiba kibagota. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Hari umugabo hano witwa Pierre arimo aranyica ijisho ambwira ati iyi ntwererano
aho mperukira kera mu kinyarwanda cya kera ati n'ubuki bwa bundi bw'ikigugu bwa kera butari ubw'uwo mwaka budaha bw'uwo mwaka. Turanezerewe, turabashimiye kandi mwarezi tugashimira aba bashyitsi baje kudusura ko bazanye n'ibitwereka. Yaje afite ibintu yaje aje kudutwerera muri uyu munsi w'umukobwa wacu, ariko aravuze ngo hari igihe mu minsi mikuru nk'iyi akemurirwamo n'ibindi byifuzo. Ndatekereza ko buriya ashobora kuba afite ikindi cyifuzo, ariko hari umuntu twashinze gahunda y'uyu munsi arajya kureba niba ari ngombwa yuko icyifuzo cyabo tugishyiramo kigasuzumwa. Ntabwo mbizi, ariko buriya umuntu ushinzwe gahunda namaze kubimubwira, arareba niyasanga icyo cyifuzo kiri busuzumwe burya arajya kubitubwira dufatanye kugikemura, kandi niyasanga wenda kitari busuzumwe nabyo bitewe n'impamvu cyangwa n'umwanya muto, ntabwo mbizi, ariko mu kwizera byose birashoboka. Ubwo buriya gahunda turajya kumenya icyo ari bujye kutubwira. Murakoze. Murakoze cyane, reka tubashimire rwose, tubahe amashyi menshi. Haleluya. Ibirori birimo birakomeza kugenda neza, murimo murabibona ko biryoshye bimeze neza. Uriya mugabo rero rwose ndetse n'abashyitsi wazanye twabakunze cyane, twabishimiye rwose cyane, twabakunze. Reka mbasabe mufashe twongere tubahe amashyi ariko. Ubwo rero kubw'urukundo twabakunze bose, ndumva icyifuzo cyabo tutagishyira nyuma, ahubwo twaba dusubitse gahunda yacu tukabanza twumva icyifuzo cyabo, hanyuma tukanagisengera kugira ngo rwose tubane dukomeze kuganira ibintu bimeze neza twese twishimye, sibyo? Ndareba umugabo begeranye arababaye cyane, ntabwo arishima. Niyo mpamvu rwose ikibazo rwose umwanya bawuhabwa, noneho bagakomeza bagatambuza n'icyo cyifuzo kugira ngo nacyo Imana ibashe kubiha umugisha. Muzehe Ezekiel, turanezerewe cyane. N'ubundi twari tubizi yuko icyifuzo cyacu mutacyanga cyangwa mutabura kubasha kudutegera amatwi kugira ngo mutwakire, ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo twikoreranire imitwaro. Rero kuri ibyo ngibyo manje kubashimira cyane, Imana ibahe umugisha. Twanejejwe n'ibi birori by'uyu munsi kubera uwera, bituma rero natwe dukwiye kuza kwifatanya namwe rwose, kwishimana nk'uko n'ubundi twari dusanzwe n'ubundi twishimana. Murabizi mu bihe byashize nk'uko n'ubundi imiryango yacu yari isanzwe, twaba twagize ibirori tukabamenyesha mukaza mukadushyigikira, namwe mwaba mufite ibirori tukaza tugashyigikirana. Rero n'ubundi byagiye bituma tugenda turushaho kugenda tumenyana. Urabyibuka ko mu mezi atambutse atari menshi n'ubundi twari twaje hano. Urabyibuka yuko abana bacu hari igihe bigeze bahura bari mu mashuri iyo ngiyo bakora amakosa. Iyo bigaga bagezeyo bakora amakosa barakubagana. Rero bamaze gukubagana, kugira ngo igihe twaherukaga aha ngaha nibyo twaganiragaho. Barabizi ko matako y'umubyeyi yacu murayicaye. Icyo gihe rero numva twaraje hano turaganira, turaza tubasaba imbabazi kubw'amakosa abana bari bakoze, amakosa bari bakoreye iyo ngiyo ku ishuri, kandi imbabazi mwaranaziduhaye rwose. Nongere rwose ngira abanyamuryango bacu bamfashe twongere tubashimire kubw'iyo neza mwatugiriye ku munsi.
icyo gihe twari twaje tutazanye n'umuryango wose, twari twazanye n'intumwa ziserukira umuryango baduha imbabazi. Rero mumaze kuduha imbabazi nabwo twabahaye n'icyifuzo icyo gihe ko n'ubundi wabonaga abana n'ubundi inzira barimo tugomba kuyishyigikira, duhita tubasaba n'irembo nyuma y'imbabazi mwari muduhaye, tuzana n'impano z'imfatarembo nazo murazakira. Rero ibyo nabyo numva twarabishimye. Nanarebye nariya mu bikingi by'amarembo, ibi bimenyetso twari twahashyize rwose ntawigeze abinyeganyeza, biragaragara rwose biracyahashinze ntawahanyeganyije. Nasaba abanyamuryango banjye turi kumwe rwose ko bakongera bakabibashimira. Ubundi ijambo ry'Imana riratubwira ngo yego yanyu ibe yego, naho ya yanyu ibe hoya. Nayibonye rero rwose muri abanyakuri, ariko nuko n'ubundi abakristo b'ukuri niko bigenda. Rero turabibashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Kuri uyu munsi rero twari twaje kugira ngo n'ubundi muze kutwemerera dukomereze gahunda aho twari twazisubikiye ubushize. Iyo umuntu yasabye irembo bakarimuha, ikiba gikurikiye hazaho gusaba umugeni. Rero byananejeje cyane kuba byanahuriranye n'uko uwera arangije kwiga kandi n'amakosa bari bayakoreye ku ishuri. Rero noneho ko abije bikanahura n'uko arangije no kwiga, nabyo ni ibintu byiza cyane. N'ubundi imyigire yewe natwe twagendaga tuyikurikirana na mugenzi we n'ubundi ku ishuri bari kumwe, ubona byose n'ubundi ibyo tugenda tubikurikirana. Nagira ngo n'ubundi nongere sabe wa mwana w'umukobwa waje ntwaje, kuko n'ubundi Munyarwanda arabivuze ngo amatama masa wari ibintu atajya akora. Yanyegera hano urabibona neza, ubu nabo ni ubundi buki bundi. Uzi ko inanga haba inganda nyinshi cyane, ariko ibyacu byo ni n'umwimerere. Rero rwose ibihembo mwari mwarabiduhaye rwose twarabyishimiye. Uyu munsi rero twazanywe no kugira ngo tubasabe umugeni. Ni umugeni bita Uwera Perusi, n'ayo mazina nayo ngayo, kandi tumusabira nyine umwana wacu Nshimiyimana Theoneste, kandi ni nawe umwana wanyu. Murakoze cyane, munyemerere mwakire ubu buki bwo gusaba umugeni. Tubashimire rwose, barakoze cyane. Mbese karame wagira inshuti yagira nkawe, inshuti ugutabara aho rukomeye, kandi burya no mu bintu byiza burya niho ubonera inshuti. Kuko utabonye inshuti mu bintu byiza uhita utekereza yuko no mu bintu bitari byiza uzahita uzibona, kuko wagutabaye mu byiza no mu bikomeye wahita umubona ko azagutabara. Abanyamuryango rero ngira ngo murabyibuka yuko uyu mugabo nigeze gusa nkaho yari atarakira cyane, yari afite ubukire ariko ntabwo ari nk'ubw'iki gihe, kuko bigaragara ko abantu batangiye kugira ibibuga by'indege, kandi bagiye nyine barabigaragaza, ari uwicaye ruguru ye ari uwicaye hepfo ye, bose nyine bashaje kutugaragariza yuko baje bikwije, kandi ko baje bisanga mu muryango, baje guhakwamo, ndetse no kugaragaza yuko iby'abana bakoze bitabashimishije nk'uko natwe bitadushimishije, ariko kubwo imbabazi z'Imana twatanze imbabazi kugira ngo abana batuze, ndetse n'umuryango
wari waje uza gutakamba uvuge ngo kuko basabye imbabazi barazihawe. Ntabwo mbizi neza ariko munyemereye mwarutse tukaramburira Imana yacu ibiganza ko nta kosa ribamo, tugashima Imana yuko izo mbabazi nazo zabaye. Imana ishimwe cyane. Rero uyu mwanya Innocent umugeni waje gusaba kwawe kuremewe. Amen, amen. Gusaba kwawe kwakwemeye kuko hariya bya bimenyetso birahari. Barakubwiye kandi ngo kuko uhawe irembo ntawe uzaca inyuma ngo aritware. Nibyo rwose. Ndatekereza ko ibyo twasezeranye byose ariko bimeze, kandi uyu mwanya wo kuba wongeye kuza gusubukura gahunda zawe nazo turazishimiye. Ubwo gusa ikibazo dufite kimwe nuko tubivugana twari mu muryango mutoya, hanyuma ubu ngubu ubwo rero waje gusaba uricara nyine, hanyuma dukurikize gahunda y'imihango yo gusaba, tumenye niba nubwo wowe nakubonye tukakwemerera umugeni nk'umuryango mutoya, ariko waje n'umuryango mugari. Abanyamuryango bacu nabo baritegereza, barajya kunyemerera bambwire bati uriya muntu nubwo yaje kudusaba ariko birashoboka yuko hari aho yaba yaracyaye ku itabaro, nubwo cyangwa se agiye gutega indege ajya mu mahanga, hanyuma akanga kwita kuri visa yakanga kumujyana. Ntabwo mbizi, ariko twagira ngo wicare hariya mu mwanya wawe, hanyuma ijambo ndihe abanyamuryango. Uwera baje kumusaba, mwabyumvise? Ezekiya karame. Ntari nicara, hari umugabo nabonye igihe nazanaga ubwo buki, ngo ariko ngo irikoma ririho kuko abona risa na ririya, ngo arabona risa n'irindi ryegeye aha ngaha, ariko muri bakora bakareba ikirimo. Nabonye akomeza areba cyane afite ibyo bintu, ntabwo nzi impamvu. Ndabona ameze nk'utafite icyizere cy'ibintu birimo, ubwo mwaza kubivugana mukareba. Buretse igihe bakidutegurira kugira ngo dusogongere, banadusogongere kuri buriya buki bwabo batuzaniye, bakaba badushyiremo umuziki tube yumva akaziki rwose gituje. rero Innocent Utazeyo nagira ngo ducunguze uburyo umwete, ubundi mungirire icyizere rega, ducunguze uburyo umwete mu gihe harimo mu myiteguro. Nsanzwe nkwizeye cyane, nagira ngo dukomereze kuri aya magambo kugira ngo turinde n'igihe cyacu. nibyo rwose. Niyo mpamvu nagira ngo abanyamuryango nk'aho naringeze navuga ngo uyu mugabo Innocent niwe wageze muri uru rugo rwacu adusaba umugeni witwa Uwera. Murabyibuka? Ubwo rero muri uko gusaba yazanye n'inkwano z'ifatarembo cyangwa se izo inkwano za mbere, nabyo murabyibuka. Hanyuma ubu rero mu gusaba umuryango ni mugari, harimo abantu barimo kumva natese byabaye byari ko wadutumiye, ariko nagira ngo muri uyu mwanya uriya mugabo noneho tumwemerere umugeni ku mugaragaro, cyangwa se muvuge ngo abanyamuryango duhagarariye, ariko uyu mugeni ntabwo mwari mukwiye kumutanga kubera ko hari ikibazo runaka uriya muryango watugiriye. Ubu rero nagira ngo mpe ijambo Innocent nyine asaba umugeni. Niwamara gusaba umugeni natwe dufate ijambo. Ubu bagiye gutega amatwi usaba umugeni, niwamara gusaba umugeni natwe turamenya. Murakoze cyane
kera tutarakira Agakiza niho twajyanaga inzoga, ariko murabizi nyine ko Agakiza twakakiriye. Rero n'ubundi twaje umuryango wacu uko Ntawiyahura Budoni, dufite umwana wacu w'umuhungu, uko amateka yagenze yo murayazi, tuyaziranyeho twese, yitwa Nshimiyimana Theoneste. Niwe turi gusabira umugeni witwa Uwera Perusi. Rero n'ubundi ni umugeni turi gusaba, irembo mwarariduhaye, kandi turabizi yuko nyine no mu biganiro twagiye tuganira cya gihe baratubwira muti mukobwa jana ibyo byose, rero byose turabizi, ngira ngo mwanayibonye, mwabonye ko twazanye n'abagabo b'inkorokoro bihagazeho, nta kibazo dufite rwose. Rero numva rero twe turi hano, umugeni twamubasabye, kandi ujya avuga ngo ntawikosha umukosha ahari. Rero byose ni mwe n'ubundi turi imbere yanyu, inzira mutwereka niyo turi buze kunyuramo. Nimubishaka turacanira mudukoshe, kandi nimubishaka muracanira tubakwere, ngo murahitamo kimwe. Ariko icyiza ni uko twe twacanira mukadukosha. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hari umuntu wigeze kugira ikibazo, ngo ni umuntu witwaga Mbonyumutwa. Hari umuzi? Niwe wabaye perezida wa mbere muri uru Rwanda. None agira ikibazo kuko yasimbuye umwami Rudahigwa, noneho ahagiye bavuga ngo niwe wasimbuye umwami, ngo ariko ni perezida. Abaturage nyine ntibashobore kumenya ko ari umwami, ngo bamuramye cyangwa nuko atari ko mwahaye amashyi uyu mugabo ko ari perezida. Niwe barindaga gusabira amashyi. Reka nasi nongere kubasaba amashyi, mujye mumenya yuko igikorwa cyose cy'ubukwe Innocent Amen na ibyerekeranye no gukosha no gukwa, reka tube tuberetseho gato. nta kibazo. Tube tuberetseho gato, ahubwo muri aba banyamuryango hari nyirarume w'uyu mukobwa Uwera, kandi icyo gihe muri wa muryango muto ntiyari ahari, kandi twagira ngo tumubaze. Uwo muntu yitwa Mugiraneza Pierre. Nagira ngo mu mwanya w'aba banyamuryango atubwire niba nawe ibyo twakoze mbere ari